Yesu ni wowe nyirizina, ni wowe ugiye kudukiza, ni wowe ugiye kudukiza indwara, ni wowe ugiye kudukiza ubumuga bwose, ni wowe ugiye kudukiza agahinda, ni wowe Nyagasani. Yesu, Yesu, ngizi ntama zawe, dore barakureba Nyagasani, dore bagutegeye ibiganza Nyagasani, ni wowe bari kubwira. Utwumve Yesu, Yesu, utwumve, turagutakambiye. Dutakambiye abarwayi, dutakambiye abarwayi umutwe udakira, dutakambiye abarwaye kanseri, dutakambiye abarwayi ibibyimba, ngo ubakize Nyagasani kuko urabishoboye. Dutakambiye abarwaye amaso kugira ngo ubakize Nyagasani. Yesu, dutakambiye abarwaye asima kugira ngo ubakize Yesu. Dutakambiye Nyagasani abarwaye ibibyimba byo mu nda kugira ngo ubakize Yesu. Dutakambiye Nyagasani abarwaye uburwayi bwo mu nda, abo baribwa mu nda, abo barwaye igifu, bakize Yesu. Nyagasani Yesu, Yesu nyirimpuhwe, turagutakambiye, turakwizeye. Reba abaheranywe n'ubumuga, abatabasha guhaguruka, abo bagendera mu kagare. Nyagasani Yesu, turagutakambiye kugira ngo ubakize, ubahagurutse Nyagasani. Wabidusezeranije kuhagurutsa ibirema, n'abafite ikiganza cyumiranye nabo urabakiza, n'abafite amagufa yamunzwe nabo ubakize Nyagasani, n'abatabona ubahe kongera kubona. Nyagasani Yesu, Yesu mwiza, Yesu ugira impuhwe n'imbabazi. Uburwayi bwaratuzahaje, abavandimwe bacu bararwaye, bahora kwa muganga Nyagasani, bahora ku miti idashira, bakize Yesu. Nyagasani Yesu, kiza abarwaye diyabete. Nyagasani Yesu, kiza abarwaye igicuri. Nyagasani Yesu, kiza abarwaye umugongo. Nyagasani Yesu, kiza abo bakuka inzara. Nyagasani Yesu, kiza abo babaye amabara ku mubiri. Nyagasani Yesu, kiza Yesu, kiza Nyagasani, kiza Mwami nyirimpuhwe. Yesu mwiza, dukiriza abana Nyagasani. Hari abafite abana barwaye, abana bahora barira, abana batabasha guhaguruka, bakize Yesu. Abana barwaye indwara z'amayobera, bajya ku ishuri bikabananira, bakize Yesu. Nyagasani Yesu, dukize indwara z'uruhererekane, izo diyabete zibasira imiryango, izo kanseri zibasira imiryango, dukize Yesu. Dukiriza abacu Nyagasani, twebwe ubwacu turisabira, tugasabira n'abacu badutumye, abo basize ababo ku mariri, abafite ababo mu bitaro, abafite ababo mu bihugu byo hanze. Nyagasani Yesu, umva gusenga kwabo Nyagasani. Nyagasani Yesu, abo bateruye abana babo kugira ngo babakwereke, kugira ngo babereke ububasha bwawe, babone Yesu. Nyagasani Yesu, Yesu mwiza, kiza abo bapfutse umusatsi. Nyagasani, kiza abo bava amaraso. Nyagasani Yesu, Yesu mwiza, kiza ubumuga bwose Nyagasani. Kiza nabo bahebewe icyo barwaye, abo bahora basuherewe, bagahora bumva barembye mu mubiri, bagahora bumva bababara, batazi n'icyo barwaye, bakize Yesu. Nyagasani Yesu, kandi udukize n'ibikomere byaturutse kuri ubwo burwayi. Uko guhorana ububabare Nyagasani bigatuma abantu bigunga, bigatuma nta mishinga bagira, bagahora bumva ntacyo bageraho kuko ubuzima budatembera neza. Bakize Nyagasani, udukize ibikomere by'amateka, udukize ibikomere by'ibihe twabayemo, ibihe bigoye, ibihe byatwambuye abacu, ibihe twananiwe kwakira.
udukize nyagasani, ukiza abo bakirira, ukiza abo bagitonekara, ukiza abo bibuka ibihe bagiye kujyamo bakongera bagashavura, ubakize nyagasani. We waduhinduriye amateka, ukaduha iki gihe kugira ngo tugutakambire, uhindure amateka y'abari hano. Nyagasani Yesu, wowe ubeshaho, beshaho bumva bagiye gupfa, beshaho bumva baba mu rupfu, beshaho nyagasani. Nyagasani Yesu, ugirire impuhwe nyagasani abo bana b'imfubyi, abo bana bahorana agahinda, bahora bishakashaka mu buzima. Nyagasani ubakize, ubakize ako gahinda, ubakize uwo mubabaro, ubereke ko ushoboye nyagasani, ubereke ko ugufite abafite byose. Nyagasani Yesu, Yesu mwiza, ukize n'ababyeyi babuze abana babo, abataramenya aho abana babo barengeye, ababaye inshike. Nyagasani ubagirire impuhwe, wongere ubasanasane nyagasani, wongere ubahe ubuzima, wongere ubahe kunezerwa, wongere ubahe kwiyumanganya. Nyagasani Yesu, ukize n'abapfakazi batakaje ababo, abo ngabo babonyine babona byose bibareba, babona byose ari bo bireba. Nyagasani Yesu, ubakomereho nyagasani, ubahe ingabire nabo yo kugukomeraho. Yesu mwiza, ugendere n'abafite ababo bafunze. Nyagasani, wakirije isengesho ryabo, wakira ugutakamba kwabo, wongere nyagasani ubahumurize, ubumvishe ko ari wowe uca ingoyi. Nyagasani Yesu, Yesu mwiza, Yesu nyirimpuhwe, Yesu nyirimbabazi, uhanagura amarira y'abarira. Nyagasani, ntutume intimba yibasira abana bawe. Nyagasani Yesu, ureba batinze kubona umuhamagaro, bategereje igihe kirekire, bihebye, wongere ubongerere kwizera, wongere ubongerere kwemera. Kandi nyagasani, nabo batabare, nabo bahe kunezerwa, nabo bahe gukora ubukwe, nabo bahe kubona umuhamagaro. Nyagasani, utugirire neza, utugirire impuhwe nyagasani, komeza utugenderere, komeza ugende hafi yacu. Natwe turakwemera, turakwemera Yesu, turakwemera Yesu, turakwemera Yesu. Nyagasani Yesu, Yesu dukunda, Yesu twitaho, turagushimira ko waje kubera twebwe, waje kubera abanyabyaha, tukuzaniye imitwaro yacu nyagasani, tukuzaniye ibyaha byacu. Nyagasani Yesu, duciye bugufi imbere yawe, duciye bugufi nyagasani kugira ngo tukize. Nyagasani Yesu, we wagiriye impuhwe nyagasani Mariya Madarena, bagiye kumutera amabuye kubera ibyaha yivurugusemo igihe kirekire, ariko ntumucire urubanza, ukavuga ngo genda ugarukira gucumura. Yesu, Yesu, nkiza kuko ndi umunyabyaha. Yesu dukize, Yesu dutabare. Twagiye kure yawe nyagasani, twishe amategeko yawe, twitandukanyije nawe, twakanye batisimu twahawe nyagasani, dukora ibyo wanga nyagasani. Bamwe tujya mu bapfumu nyagasani Yesu, tujya kuraguza, turaterekera, twiyegura ibigirwamana. Nyagasani nyirimpuhwe, tuje imbere yawe kugira ngo nyagasani wongere utwakire, kuko uri nyirimpuhwe nyagasani. Ugiriye impuhwe nyagasani abanyabyaha bari aha ngaha, kugira ngo nyagasani twongere twumve ineza yawe. Ugiriye impuhwe nyagasani Yesu abantu bagiye mu barangi, nyagasani Yesu duciye bugufi imbere yawe. Ugiriye nyagasani impuhwe abantu bagiranye ibihango nyagasani na sekibi kubera gushaka ubuzima. Unyagasani ubamure ubwo bubasha bw'umwijima.
nyagasani Yesu niwe Mana y'ukuri nta yindi Mana ibaho dutandukanye nyagasani n'ibi byaha bikomeye twakoze nyagasani Yesu Yesu reba batanze amaraso muvandimwe weguriye ikigirwamana ongera wanga Sekibi wanga ububasha bwa Sekibi ko Yesu arahari nyagasani Yesu Yesu twatanze amazina yacu nyagasani Yesu tubohore dutanga abana bacu nyagasani tubohore bora nyagasani batanze abana babo nyagasani nyirimwe zahebuje nyagasani Yesu twe abiyeguriye nyagasani Nyabingi nyagasani Yesu barayanze muri aka kanya nyagasani Yesu nyagasani Yesu muri aka kanya turashaka kuba bawe turashaka kukugarukira muri aka kanya turashaka kongera kuba bawe nyagasani Yesu ongera utubohore nyagasani kubasha bwa Sekibi nyagasani Yesu bora umuryango wawe bora nyagasani abakoreye ibihango n'abapfumu abaciye indasago nyagasani Yesu babohore nyagasani nyirimpuwe nyirububasha abambaye inzaratsi nyagasani abatabyina mu marembo yabo nyagasani babohore muri aka kanya kubw'izina ryawe ritagatifu twanze ubwo bubasha bw'umwijima bwose wese kibi turakwanze wese kibi umugome wese kibi utandukanya abana b'Imana muri aka kanya turakwanze nta mwanya ufite mu buzima bwacu wese kibi wishe ninja turakwanze muri aka kanya turakwirukanye muri aha ngaha wese kibi wigaragaza mu bagabo ba nijoro wese kibi ukoresha ibyaha bikomeye sohoka mu baranga sohoka wese kibi uteza ubwicanyi wese kibi ukuramo inda turakwirukanye mu bana b'Imana muri aka kanya sohoka ugende ujye munsi y'umusaraba Yesu Kristo wese kibi uteza amacakubiri ugatuma abantu bashwana ugatuma abantu batumvikana ugateza impanuka mu bantu ugateza umwiryane mu bantu ugateza amahoro make mu miryango ugatuma abashakanye batumvikana wese kibisohoka ugende ubasha bwa Yesu buraje muri aka kanya Yesu aragutegetse kugira ngo ugende wese kibigenda ntabwo tugukeneye nta mwanya ufite mu aha ngaha uve mu mishinga yabo wese kiuteza ibihombo wese kiuteza inyatsi abantu bagakora bagahomba abantu bagacuza bagahomba abantu bagahinga bikanga wese kibi turakwirukanye mubasha bw'Imana buragutegetse muri aka kanya nyagasani Yesu nyirububasha kukoko kwa nyagasani ufite ububasha tegeka nyagasani Yesu abo ngabo badasinzira nyagasani basinzire tegeka nyagasani Yesu kubw'izina ryawe ritagatifu abo Sekibi nyagasani yateje nyagasani gutakaza ubwenge kugira ngo bagarure ubwenge bwabo abo ngabo bumva ibintu bibarya nyagasani Yesu muri aka kanya wirukaniye roho mbi itera uruzerero itera kwitura hasi turayanze muri aka kanya kandi abana be barayanze muri aka kanya nyagasani Yesu kubw'izina ryawe ritagatifu kubw'ububasha bwawe butagatifu nyagasani bohora badabasha gushaka bohora abakobwa bari aha ngaha nyagasani abo bazinzwe abo batanzwe nyagasani bitambo abo batanzwe imyenda yabo nyagasani ibyo bitambo nyagasani byatanzwe garura abana bawe nyagasani ubambura ububasha bwa Sekibi ububasha bwa Sekibi nibugende bujye kure yawe bubahunge bujye kure yawe wese kibi ntago tugukeneye nyagasani Yesu nyirububasha reba mu izina ryawe nyagasani abana bawe bitura hasi abo bavutse badafite ubuzima nyagasani kubera ko nyagasani Yesu bagiye bakirira rombi z'uruhererekane rw'imiryango ubakize nyagasani Yesu bakize Yesu amen nyagasani Yesu turatakambira abana bawe abo bavukanye ibikomere bitandukanye abavutse badakenewe
ababyeyi bagashaka gukuramo inda zabo. Ubakire nyagasani Yezu, ubakize Yezu. Tugutuye abafite ibikomere nyagasani by'uko banzwe mu muryango, ntibabiteho bakicwa n'inzara. Nyagasani Yezu, turabagutuye kugira ngo babohore kuri ibyo bikomere. Tugutuye ibikomere bitandukanye nyagasani, abatarabashije kwiga bakabuzwa uburenganzira bwabo. Nyagasani Yezu, babohore kuri icyo gikomere, bumve bakunzwe nawe, bumve bafite ubuzima. Abo bose nyagasani bumva nta rukundo bagiriwe, ubakire nyagasani Yezu, bakire urukundo rwawe. Nyagasani Yezu, ababyawe ababyeyi ntibabakire, abatawe nyagasani Yezu, ubakirize impuhwe zawe nyagasani. Nyagasani Yezu, abakomerekejwe no kubura akazi barabashije kwiga ariko bakaba bumva ntacyo bamaze hano muri iyi si, bumva bariyanze. Nyagasani Yezu, abo bose baragutakambira kugira ngo bagirire impuhwe. Nyagasani Yezu, ukize ibikomere by'ababuze urubyaro, ukize ibikomere by'ababuze urushako. Abo bose baragutakambira nyagasani kugira ngo bagirire impuhwe, kugira ngo ubiteho nyagasani, bumve bakunzwe nawe. Tugutuye abapfushije nyagasani, ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, babohore nyagasani, bumve bari kumwe nawe nyagasani. Bohora imitima yabo nyagasani, bakire urukundo rwawe. Nyagasani Yezu, abo bose baje bakugana kugira ngo bagirire impuhwe, harimo abafashwe ku ngufu nyagasani, harimo abakubiswe bakumva nyagasani bariyanze, bakumva nta buzima bafite. Abo bose babohore nyagasani, ugiriye impuhwe zawe. Ababona ibihuru bakiruka kubera ubwoba, nyagasani Yezu, abo bose babohore, ubabohore bagire ubuzima, maze nyagasani bahore basingiza izina ryawe, biyumvemo urukundo rwawe, biyumvemo ko bakunzwe, batatawe, ahubwo bishingiye nk'abana b'Imana. Nyagasani Yezu, tubohoye ababyeyi bari hano bafite ibikomere by'abana babo. Nyagasani Yezu, bakumva bariyanze kuko urubyaro rwabananiye, babohore nyagasani. Abafite ibyaha bikomeye nyagasani, ibikomere by'ibyaha bakoze, babohore nyagasani. Ugiriye urukundo rwawe, ugiriye impuhwe zawe, ubohora abafunzwe nyagasani, bumva batarakiriwe muri sosiyete, bakumva bihebye, bakumva biyanze. Nyagasani abo bose urabakunda, wabameneye amaraso yawe y'agaciro gakomeye ku musaraba. Nyagasani Yezu, bagirire impuhwe. Yezu, Yezu, Yezu mukiza wacu, musubire muri iri zina rya Yezu, izina rudukiza, izina turonkera mu mukiro, izina duhamagara rikaduhumuriza. Yezu, 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 ngwino dukize, ngwino turuhure twe turemerewe. Watubwiye ko abarushye n'abaremerewe uturuhura, ngwino turuhure imitwaro ituremereye, ngwino dukize amadeni dufite, ngwino tubohore nyagasani kubidushikamiye byose. Nyagasani Yezu, Yezu, Yezu mukiza mwiza, ngwino ukize abagiye guterezwa cyamunara, ubaho bohore nyagasani kwayo madeni, ubishyurire nyagasani, ugiriye ububasha bwawe, ugiriye impuhwe zawe. Ngwino utanga akazi ku bashomeri nyagasani, kubera ko byose urabishoboye, kubera ko byose urabitanga. Nyagasani Yezu, ngwino ureba abakene baje kugutakambira, bafite inzara, babura ibyo kurya nyagasani, ngwino ubagaburire kuko uri byose.
utunze byose nyagasani, ntacyo twakuburanye nyagasani Yezu. Abo bose baje kugutakambira kugira ngo ubagirire impuhwe. Ngwino wambika abambaye ubusa nyagasani, badafite icyo kwambara, bareba hirya no hino bakibura. Ufite byose nyagasani, ngaho ngwino ubakize. Aho ugendagenda mu rwagati muri bo, ubakoreho nyagasani, bari kugutakambira nyagasani. Ngwino ugenderera abagabo bumva ntacyo bashoboye mu rugo kubera ubuzima bubagoye nyagasani Yezu. Ubaho ubutwari, bumve ko uri kumwe nabo, bagutakambire maze ubashoboze kwegera ingo zabo no kubona icyo gukoramo nyagasani Yezu. Ngwino ubahe guhuza n'abo bashakanye kugira ngo bashyire hamwe, babashe gukorera ingo zabo, babashe kwita ku bana babo. Ngwino ureba benda gutandukana nyagasani muri ingo z'abashakanye, batabasha kwihanganira ibibazo bahura nabyo nyagasani Yezu, kubera ibyago bitandukanye, kubera kubura icyo mu rugo, amafaranga yo kwita ku muryango, kubera ibibazo byinshi byugarije umuryango nyagasani, kubera ibyaha bikomeye nyagasani. Nyagasani Yezu, ngwino ubiyereke nyagasani Yezu. Ngwino dutabare, ngwino turwanirire, ngwino nyagasani Yezu. Uri mwiza Yezu, uri mwiza Yezu, uri mwiza nyagasani. Ngwino urebe ingo ziri hano nyagasani zitumvikana, wongere uzunge nyagasani. Nimwongere mutabazi iryo zina Yezu, Yezu. Ngwino ufasha abashakanye bari hano, ngwino ufasha ababyeyi bari hano nyagasani Yezu. Tugutuye ababyeyi bari hano bakuzaniye abana babo nyagasani Yezu. Hari abafite abana mu nda ndetse basamye batabifuza, ngwino nyagasani bakize ibyo bikomere. Ngwino ababyeyi kwakira abana babo nyagasani Yezu. Ababyeyi bakuzaniye abana bo bafite ingeso zikomeye, hari abafite ubujura, hari abanywa ibiyobyabwenge nyagasani Yezu. Ngwino dukiriza abana, ngwino dukiriza abana nyagasani. Ngwino ubahe kugusenga, ngwino ubahe kwanga ikibi nyagasani Yezu. Tugutuye urubyiruko ruri hano, ugendane narwo nyagasani, nyagasani Yezu. Ubahe kugukunda, ubafashe kugira ngo bave mu ngeso mbi. Ngwino ukiza ababaswe n'ubusambanyi, ngwino nyagasani Yezu. Ngwino ubahe gukunda umurimo, ngwino ubafashe abari mu mashuri, hari abananiwe kwiga nyagasani. Ngwino ubahe ubwenge mu ishuri nyagasani Yezu. Hari urubyiruko rwararangije kwiga rushomereye nyagasani, ngwino ubahe akazi, ngwino ubahe icyo gukora, ngwino nyagasani Yezu. Ngwino ubahe nyagasani bakeneye umuhamagaro, bamaze imyaka myinshi babwirwa amagambo mabi, hari abaje gusabira uwo muhamagaro nyagasani Yezu. Hari n'abari mu rugendo rwo kubana, ngwino nyagasani Yezu, ngwino bafashe. Hari n'abashaka kukwiyegurira nyagasani, turabagutuye kugira ngo bakomereze muri uwo muhamagaro nyagasani Yezu. Nimwongere muzamure ibiganza, mubwire Yesu icyo mwifuza. Ibi biganza hari icyo bivuga nyagasani. Ibi biganza bifitwe n'abarimo kurira, ibi biganza bifitwe n'abarwayi, ibi biganza bifitwe n'abaje gusabira babo nyagasani Yezu. Umva ijwi rya buri wese, nzi kutitiranya umuntu n'undi, uzi ijwi rya buri wese nyagasani. Ngwino dutabare, ngwino nyagasani Yezu. Yezu wagiye kuri Betesida uhasanga umurwayi umaze igihe kirekire, aho amaze igihe kirekire cyane yarabuze umuroha mu mazi kugira ngo akire uburwayi bwe. Nyagasani uhageze urahagarara, uramubaza ngo urashaka gukira? Muvandimwe uri hano, urashaka gukira? Yezu arakubajije, urashaka gukira? Urashaka ko agukiza? Urashaka ko aguha ubuzima? Urashaka ko agukiza ubwo burwayi bwawe? Urabona byarakomeye,
urabona urwaye kanseri kandi ntikira, urabona ufite ibigeragezo bigukomereye kandi ntibirangira, urabona ufite intege nkeya, ubuzima bugenda bugucika buhoro buhoro. Se muvandimwe wanjye uri hano, urashaka gukira, subiza Yezu kubaza ngo urashaka gukira. Uwo muntu yaramubajije ati urashaka gukira, ese urabishaka? Urashaka kubohoka? Urashaka kugira ubuzima? Urashaka guhaguruka? Urashaka kubaho? Urashaka gukira icyo kibazo ufite? Indwara zarakurembeje, Nyagasani araje nkuko yagiye kuri Betesida, aje kukureba. Betesida ni hano muri iki kibaya cy'amahoro, nta nubwo ukeneye ukujugunyamo, wowe ubwawe higerere. Bwira Yezu ngo ndahari Nyagasani, ndahari Nyagasani, ndahari Nyagasani, ndashaka gukira, ndashaka gukira, ndashaka kumpa ubuzima, ndashaka kunkiriza umwana, ndashaka kunkiriza ababyeyi, ndashaka gutanga ubuzima, ndashaka kukiza iyi kanseri, ndashaka kunkiza aya mabere ndwaye, ndashaka kunkiza uyu mwingo, ndashaka kunkiza aya maso, ndabishaka. Yezu arakubajije urashaka gukira? Urashaka gukira? Yezu yabajije uwo muntu abizi neza ko abishaka, ariko yagombaga kubivuga. Bwira Yezu ngo ndashaka gukira, ndashaka gukira. Muramburiye ibiganza Nyagasani, Nyagasani ibi biganza ijuru niribibone, ibi biganza Nyagasani abamarayika bawe nibabibone, ibi biganza byawe Nyagasani Imana Data ushobora byose nabibone. Ibi biganza Nyagasani ongera ukora ibitangaza, bibereyeho gusingiza izina ryawe. Musa yarambuye inkoni ayerekeza ku nyanja y'umutuku, amazi acikamo kabiri ntaho byabaye. Nyagasani ibi biganza ni iby'abagutakambira, ibi biganza ni iby'abakwiringiye. Barabizi Nyagasani ko ubishobora, barabizi ko wabakiza, barabizi ko wabahumura bakareba, barabizi ko wabakiza iyi migongo barwaye, barabizi Nyagasani Yezu. Abari hano bafite imivuduko y'amaraso, abari hano bafite umutima udatera neza, abari hano barwaye ibihaha, abari hano bagize ibibazo by'uruhumekero, gira impuhwe Nyagasani, gira impuhwe dawe, gira impuhwe mubyeyi, gira impuhwe mwana w'Imana. Erega waje kudukiza, waje kuducungura, erega waje kutureba. Nyagasani Yezu mwana wa Dawidi, mwana wa Dawidi, itegereza umuryango wawe, itegereza abajeni bari hano, itegereza ababyeyi bari hano. Nyagasani Yezu, Yezu turavuga izina ryawe Yezu, izina ry'umushobora byose. Nyagasani Yezu ntabwo ari bikeya ushobora byose, ntabwo ari bimwe na bimwe ushobora byose. Nyagasani Yezu tugirire impuhwe, tugirire impuhwe turabigusabye. Girira impuhwe abatagira aho baba bakeneye kubona amacumbi, girira impuhwe abafite imyenda ibakomereye badashobora kwishyura. Yezu girira impuhwe ababuze urubyaro bamaze imyaka myinshi bategereje, bagategereza ntibagire icyo babona. Ndagushimira Nyagasani kubera ko igihe twasengaga dusabira uyu muryango wawe uzaba uri hano, watubwiye ko abamaze igihe kirekire bagutakambira bagusaba, uyu munsi uza gusubizamo benshi. Turagushimira, turagushimira kubera ubumana bwawe, turagushimira kubera ibitangaza byawe, turagushimira kubera ko Nyagasani igihe twagutegereje amaso yacu twarayaguhanze Nyagasani, dutegereje kutugirira impuhwe. Nyagasani Yezu kiza abarwaye indwara z'amagufa, hano hari abafite amagufa mu ngwa, hari abarwaye imitsi, hari ababyimbagana umubiri wose, hari abarwaye inturugunyu, hari abarwaye indwara batazi batashobora gusobanukirwa, hari abarwaye diabete, hari abarwaye sida. Nyagasani Yezu ngwino Nyagasani, hari abarwaye indwara zo mu bwonko, hari abahinamiranye. Gira impuhwe Nyagasani, girira impuhwe abari hano mu kibaya cy'amahoro, ugirire impuhwe abadukurikiye ku ikoranabuhanga,
ugirire impuhwe abagutakambira bose nyagasani yezu yezu nyirimpuhwe niryo zina ryawe niryo zina ryawe uri nyirimpuhwe ntabwo tugereranya n'ibyaha byacu ntabwo tugereranya n'amakosa twakoze ntabwo tugereranya n'ibyo twananiwe gutunganya uratuzi nyagasani yesu girira impuhwe abari hano bose girira impuhwe abagutakambira girira impuhwe abaguhanze amaso nyagasani yezu nyirimpuhwe girira impuhwe n'ababuze icyo bavuga hari ababuze icyo bavuga bananiwe no kukubwira hanagura amarira ku maso hari abarimo barira hanagura amarira ku maso ongera ubabwire ijambo rya mizero yezu nyirimpuhwe yezu nyirububasha uri mwiza uri imana ntabwo uhinduka uko wariho kera n'uyu munsi ni kuri shimirwa nyagasani shimirwa nyagasani shimirwa nyagasani uri mwiza yezu uri imana idukunda uri imana izi buri wese uri imana iduha amahoro nicyo cyakuzanye nyagasani waje kwemera kubabara kugira ngo ubabare kuri twebwe ubuhinduremo ibyishimo nyagasani yezu tugutuye isi yacu irimo ububabare bwinshi irimo indwara z'ibyorezo irimo intambara z'urudaca irimo akarengane irimo ubugome bukabije nyagasani yezu dutakambiye abana bawe bahura n'ibyo byose kugira ngo kubw'ububasha bwawe nyagasani yezu kristu we waje muri iyi si uzanye amahoro nyagasani yezu ngwino uduha amahoro ngwino udusubize ubuzima nyagasani yezu warabitubwiye ko ibyo byose bizaba ariko atari ryo herezo duhumurize nyagasani uhumurize abafite ubwoba uhumurize abihebye uhumurize abafite intimba ku mutima nyagasani yezu abantu kumva agaciro k'ikiremwa muntu nyagasani yezu kristu abantu bumve ko abantu ari nk'abandi yesu uyu munsi watabaye umugore wafashwe asambana nyagasani wagombaga gupfa nyagasani yezu tugutuye abo bose bafatwa ku ngufu nyagasani yezu tugutuye inda z'abana zivanwamo abana bakicwa nta mpamvu nyagasani yezu tugutuye abagwa mu ntambara hirya no hino ku isi kugira ngo nyagasani yezu urebe abana bawe abantu bumva ko amahoro ari cyo kintu cyonyine gikomeye watuzaniye nyagasani yezu tugwizemo inkunzi z'amahoro yezu mwiza yezu nyirimpuhwe turagutakambiye ni wowe mwami w'amahoro nyagasani yezu irukana seki ibiteza ibyo byose iteza iyi sakajagari mu izina ryawe yezu abantu bagira amahoro yezu mwiza tugutuye n'abahura n'izo ngorane zose abarwaye izo ndwara zituruka kuri ibyo byorezo babuze uko bivuza nyagasani izo ndwara zitagira umuti n'urukingo yezu mwiza zidukize nyagasani abo bose nyagasani baheze mu gahinda babuze ayo bacira n'ayo bamira yezu babera ubuhungiro yezu mwiza tugutuye abana babirirwa biruka hirya no hino kubera guhunga intambara badafite icyo kurya badafite uko babayeho nawe warahunze nyagasani urabizi badafite uburenganzira aho bahungiye nyagasani yezu bahumurize yezu nyirimpuhwe mana ishobora byose ugahora witeka nta buzima bw'ububabare utanyuzemo niyo mpamvu tugutuye ububabare bwacu kugira ngo nyagasani yezu kristu utabara abana bawe tugutuye abafite ingengabitekerezo mbi mu mitima yabo zigamije nyagasani yezu kristu kumara abantu abafite ingengabitekerezo ya jenoside mu mitima yabo nyagasani yezu bahindure ibitekerezo ukiza abafite urwango kugira ngo nyagasani bimike urukundo ukiza abo bose nyagasani barenganya abandi ubahe kugira ingabire y'ubutabera
kugira ngo nyagasani Yezu Kristo we waje uri umwami utabera udufashe kumva ko turi abavandimwe ibyo byose bidutanye bikureho mu izina ryawe abantu tugira ingabire y'urukundo izo nzangano zo mu miryango zice nyagasani abantu bumve ko ari abavandimwe inzangano zishingiye ku myemerere zishingiye ku madini nyagasani twese twumve ko turi abana bawe inzangano zishingiye ku turere nyagasani Yezu ngwino iwacu ngwino mu miryango yacu ngwino mu karere k'ibiyaga bigari uduha amahoro nyagasani Yezu dore kumva ko turi abavandimwe urukundo rwogere mu mitima yacu nyagasani Yezu turonke nyagasani ibyishimo bikomoka kuri wowe Yezu mwiza Yezu turagushimiye kutwumva turagushimiye kudukunda turagushimiye nyagasani turagushimiye kuri Imana ishobora byose uri muzima nyagasani uri byose nyagasani Yezu ndagushimira umubyeyi uri hano w'umumama urwaye ikisebe gikomeye ku kibero gisebe bavuye kikanga gigahora kinyenya bakamuha imiti ntibigire icyo bimara nyagasani watangiye kumukiza icyo gisebe kizagenda cyuma ushimirwe nyagasani shimirwa nyagasani hari kandi umuntu udukurikiye ku ikoranabuhanga wagize ikibazo cyo mu mavi ku buryo atabasha kugenda ubu abagenda mu kagare wakomeje kuririra Yesu Nyirimpuhwe ni umuntu wo mu kigero cy'imyaka 55 kuzamura nyagasani Yezu yagatangiye kugukiza nawe ubabare wumva ko bwatangiye kugabanuka uzagenda gake gake ugenda bizarangira ukize ushimirwe nyagasani uri mwiza nyagasani hari kandi umusore uri hano wasezerewe ku kazi agasezerwaho yaratse kredi kandi ingwate ariyo yatiye yagiye ashaka akazi bikanga waje gutakambira Yezu Nyirimpuhwe nyagasani rero yaguhaye uburyo bwo kwishyura iyo kredi kugira ngo batagutereza cyamura ari ingwate y'abandi uzabona akazi vuba ushimirwe nyagasani uri mwiza Yezu hari ababyeyi batatu batandukanye bazanye abana bato kugira ngo bafite ikibazo cy'imikurire itajyanye n'imyaka yabo harimo umwe utarabasha kugenda harimo undi utarabasha kuvuga yewe harimo n'utarakambakamba kandi bose bari mu kigero kirengeje imyaka 3 nyagasani rero yatangiye gukiza abo bana bazagenda bakura bagarura igikuriro nk'icy'abandi bana ushimirwe nyagasani hari umukobwa uri hano yapfushije nyina ntabwo hashize igihe kirekire none n'umusore bandaga gukorana ubukwe nawe yaramusezereye ibyo bikomere rero by'inkubirane byari byaramuteye ihungabana uyu munsi rero wakomeje kuririra Yezu Nyirimpuhwe nyagasani Yezu Kristo yaguhaye ingabire yo kugira amahoro ariko kandi uzaze guherekezwa kugira ngo ufashwe gukira ibyo bikomere ushimirwe Yezu uri mwiza nyagasani uradukunda nyagasani hari umugabo uri hano ufite uburwayi bw'ibisebe byo mu kanwa byanze gukira nawe nyagasani yatangiye kugukiza uzagenda ubibona ko bizakira ushimirwe nyagasani hari umugore ufite ibibazo byo mu matwi wivuje igihe kirekire abaganga bakoze ibishoboka ariko ntacyo byatanze nyagasani rero nawe yagukijije ndetse hari uburyo watangiye kubyiyumvamo ushimirwe nyagasani uri mwiza Yezu habwa ikuzo nyagasani nyagasani kandi akijije umuvandimwe wari ufite ikibazo cyo mu ivi ry'iburyo
yari afite randevu yo kubagwa. Yesu yagukijije, shimirwa Yesu. Nyagasani kandi akijije umwana w'umukobwa utasinziraga. Yagize ikibazo cy'impanuka, aza gufata imiti igihe kirekire, agira ingaruka yo kudasinzira. Nyagasani Yesu yagukijije, guhera uyu munsi uzajya usinzira, shimirwa Yesu. Nyagasani kandi akijije umupapa uri hano wari ufite ikibazo cyo gucomokoka akaboko k'ibumoso. Nyagasani Yesu aragukijije, shimirwa Yesu. Nyagasani kandi agiriye impuhwe umumama wari ugiye kuzuza imyaka 2 yarasenye, yarahukanye, yari yaratandukanye n'uwo bashakanye. Yahoraga mu isengesho atakamba kugira ngo yongere kubaka urugo rwe. Nyagasani Yesu yaguciriye inzira, ugiye gusubira mu rugo rwawe kandi urwubake bushya, shimirwa Yesu. Nyagasani kandi agiriye impuhwe umuvandimwe wari ubihiwe mu muhamagaro, yumvaga ashaka kwigendera akabivamo. Muri iri sengesho yongeye kumva ahisemo Yesu cyane. Muri uko kumuhitamo yahisemo no kongera kuba mu muhamagaro we neza. Yumvise ataribeshye, niyo mpamvu wumva wishimye, unezerewe, komeza inzira, shimirwa Yesu, shimirwa Nyagasani, shimirwa Yesu. Hari umubyeyi uri hano waje gusabira umwana we uri mu gihugu cyo hanze. Yagiye gushakayo akazi, ariko agiye biragorana. Nyagasani Yesu yakiriye isengesho ryawe, kandi muri iyi minsi azabona akazi, shimirwa Yesu, shimirwa Nyagasani. Nyagasani kandi muri iri sengesho yatanze umuhamagaro. Hari abantu benshi baje kumusaba umuhamagaro. Yesu yabahaye icyo mwamusabye, mumushimire, shimirwa Yesu, shimirwa Nyagasani. Hano hari akagurupe k'urubyiruko babuze uko babigenza, bajya inama yo gukora ubwesikoro, ariko umwe muri bo niwo wabazanye, arababwira ngo baze gusenga. Bose rero bahuriye hano barasenga, ariko Nyagasani yabibakuyemo kandi agiye kubacira inzira. Muzabona uburyo bwo kubaho butari ubw'amanyanga, shimirwa Nyagasani, shimirwa Yesu. Hano hari umupapa wagiraga umwaga mu rugo, yicaranye n'uwo bashakanye. Umudamu we yakomeje kumusengera cyane, nta kindi yasabye, yakomeje gutura Yesu umugabo we. Umugabo we yahindutse, mugiye kubana mu mahoro, shimirwa Yesu, shimirwa Nyagasani, shimirwa Yesu. Hano hari umuryango bamaze imyaka 15 babana nta sakramento ryo gushyingirwa bafite. Mu gihe cy'igitambo cya misa, igihe twajyaga guhazwa, umudamu yarize cyane, ararira cyane. Nyagasani Yesu yakiriye amarira yawe, kandi mutangire urugendo rwo kuzagarukira Imana. Umwaka utaha muzasezerana, shimirwa Yesu, shimirwa Nyagasani. Hari umuvandimwe wandikiye Yesu mu gitondo cya kare, akigera hano yamwandikiye akabaruwa, aragenda agashyira mu gaseke. Icyo yasabagaho kuba, ntabwo yongeye kubisubiramo, aheruka byandikira Yesu. Nyagasani Yesu yaguhaye aho kuba, shimirwa Yesu, shimirwa Nyagasani. Hari umubyeyi ukiri muto cyane waje gusabira umuryango wabo. Umuryango wabo uhoramo ibintu bidasobanutse, ku buryo bicara bakibaza ibyo ari byo bikabayobera.
nyagasani Yezu yakiriye isengesho ryawe kandi waje gusabira uwo muvandimwe wawe gusama, nyagasani yabimuhaye, umwaka utaha azaba ahetse umwana. Shimirwa Yesu, uri mwiza nyagasani, uri mwiza Yesu, uri mwiza ibihe byose. Mu masaha y'igicamunsi uri mwiza, mu masaha yo kumanywa uri mwiza, mu masaha ya mu gitondo uri mwiza. Ukora ibitangaza, utugirira neza. Igihe cyose nyagasani tugutakambiye uratwumva, turagushimiye. Shimirwa Yesu. Nyagasani Yesu, uri Imana yacu, turakwemera. Twemera ububasha bwawe, twemera nyagasani kushobora byose. Shimirwa nyagasani. Nyagasani, turagushimira kubera umwana uri hano mutoya w'imyaka 2 n'igice, Yezu yakijije kanseri yo ku bwonko. Ababyeyi be bakomeje kumuvuza batazi icyo arwaye, babimenya nyuma. Shimirwa nyagasani. Nyagasani kandi yakijije umubyeyi uri hano, basanze arwaye ibibyimba byo mu nda, bamubwira ko bidashoboka ko yabyara. Umaze imyaka 5, nawe Yesu yaguhaye urubyaro. Shimirwa nyagasani. Nyagasani kandi hano hari umwana w'umukobwa umaze gupfusha ubukwe inshuro 7. Waje gusaba nyagasani kugira ngo nawe uzaze mu munsi mukuru w'impuhwe z'Imana wishimye. Yezu nawe yaguhaye umuhamagaro, undi mwaka iki gihe uzaba uri mu rugo. Shimirwa nyagasani, uri mwiza nyagasani, uradukunda, utwitaho. Ububasha bwawe turabubona, ububasha bwawe turabwumva. Hano kandi hari umuntu ugera mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, akarwara umutwe, wa mutwe umufata ntabashe no kureba. Waje gusaba nyagasani kugira ngo nawe agukize. Yakubohoye ku bikomere wagize byaguteraga uwo mutwe, Yezu yagukijije. Shimirwa nyagasani. Nyagasani kandi yabohoye abantu babonaga ibikoresho, bakibuka amateka mabi twanyuzemo muri jenoside. Hano hari umuntu wabonaga umuhoro, umuntu wese ufite umuhoro akikanga. Yesu nawe yakubohoye kuri icyo gikomere wagize mu gihe cya jenoside, uzajya ubone ko ari igikoresho gisanzwe. Shimirwa nyagasani, uri mwiza nyagasani, uradukunda nyagasani. Nyagasani kandi yakijije umuntu umaze amezi 2 atareba. Waje gusaba nyagasani kugira ngo agaragaze uburwayi, kuko mu gihe cyose wifuje nta burwayi bufatika babona. Uri kureba gahoro, uri kubona uri kureba. Yezu yagukijije, uzagaruka mu isengesho ritaha ubona neza. Shimirwa nyagasani, uri mwiza nyagasani, uri hano nyagasani, uri umukiza wacu, uri nyiri bubasha, uri nyiri impuhwe. Shimirwa nyagasani. Kandi nyagasani ushimirwe. Hano hari umuntu wagiye mu bapfumu igihe kinini, bamuha igiti cyo kwambara, baramubwira ngo nagikuramo azapfa. Wakomeje kugira intambara, ariko wafashe icyemezo cyo gikuramo. Gikuremo kijugunye, Yezu ni muzima. Shimirwa nyagasani Yezu. Hano kandi hari umwana w'umukobwa umaze amezi 2 akuyemo inda. Bakomeje kuvuga ibyo gukuramo inda, ubura amahoro.
Yezu yagukijije nawe ariko uzaze uherekezwe. Shimirwa Nyagasani Yezu. Hano kandi hari umuntu urwaye igifu imyaka 6. Bari barakubwiye ko uzajya kubagwa, wari kuzajya kubagwa mu kwezi gutaha, nawe yagukijije, nugerayo uzasanga uri muzima. Shimirwa Nyagasani Yezu. Hano hari abantu 4 bakoze ibyaha bikomeye, bumvaga barabuze amahoro nta rukundo, ariko batangajwe no kubona n'ubwa mbere bari baje, batangajwe no kubona ukuntu abantu bishimye, bumvaga nta muntu ukishima kibaho. Nyagasani namwe yabahaye iyo ngabire y'ibyishimo, kandi namwe muzaze muherekezwe, mwongere mubone umukiro w'ijuru. Habwa ikuzo Nyagasani Yezu. Hano hari umubyeyi waje gusaba kubyara neza, akuyemo inda inshuro 3, iyo nda atwite ni ya 4. Nyagasani nawe yaguhaye kuzaruhuka neza, umwaka utaye iki gihe uzaba ukikiye umwana mukuru kandi muzima. Shimirwa Nyagasani Yezu. Nyagasani kandi yahaye amahoro abantu bose. Hari abantu 3, umwe ni umugabo, abandi ni ababyeyi 2 batasinziraga. Umwe amaze amezi 2 adasinzira, undi yafashwe no kubura ibitotsi amaze ukwezi kumwe. Nyagasani namwe yabahaye ibitotsi, yabakijije impagarare zose mwari mufite, muraryama uyu munsi musinzire. Nyagasani yakoze ibintu byinshi cyane, byinshi. Yahumurije abantu bahangayitse. Hari abantu benshi bari bihebye, bibazaga ubuzima bw'ejo uko buzamera, ariko nimuhumure, Imana irahari. Iby'ejo ni iby'Imana, ibihe ni iby'Imana, nimurangamire Imana kandi muyisenge. Shimirwa Nyagasani Yezu. Hano kandi hari umubyeyi waje gusabira umwana we wanywaga ibiyobyabwenge, wakoraga ingeso y'ubujura n'ibindi bikorwa by'urukozasoni. Nyagasani yumvise isengesho ryawe. Buhoro buhoro muzagenda musaba. N'ikimenyetso ubona nuko nutaha uyu munsi ubona afite ibyishimo, muri bugirane ikiganiro yemere. Nyagasani yatangiye kumukiza. Humura, isengesho ryawe yaryumvise. Shimirwa Nyagasani. Shimirwa Nyagasani kubera ububasha bwawe ugaragariza umuryango wawe. Muri isengesho turimo hari umusore wakoreye perimi igihe kinini, ariko uyu munsi Nyagasani yamugiriye impuhwe kuko yaguhaye kuzayibona. Uyikora inshuro zigera kuri 13. Wewe wariyemeje kudacika intege, waje kumutakambira. Yezu yabyumvise, yumvise isengesho ryawe. Shimirwa Nyagasani. Nyagasani kandi hari umusore nanone hano wari ufite ikibazo, ndetse umuryango ukajya uhora ukubaza impamvu utinjira mu muhamagaro wo gushaka, ariko yari afite ikibazo. Hari roho mbi yari yamuteye uburemba. Yezu yamukije rero, wumvise n'ikimenyetso muri isengesho. Shimirwa Nyagasani. Muri isengesho kandi hari umubyeyi Yezu yakijije umwingo. Shimirwa dawe. Nyagasani kandi hari umubyeyi wagerageje gukuramo inda, hanyuma ntibyakunda, umwana aravuka. Umwana afite ikigero cy'imyaka 3. Uwo mwana rero ntago ameze neza, yavukanye ubumuga, ariko Nyagasani Yezu yamugiriye impuhwe, kandi aragusaba nawe kureka ingeso mbi wanyuragamo, nk'uko yavuze mu ivanjiri, nk'uko yabibwiye Mariya Madarena. Nawe gusaba kumugarukira, ukagarukira Imana, ariko ikimenyetso cya mbere uzabona ko yakije uwo mwana wawe, agiye kugira ubuzima kure neza. Ushimirwe Nyagasani Yezu. Isengesho kandi Yezu yakijije abona afite ubumuga. Harimo umwe wari ufite ikibazo cya paralize y'ubumoso, igice kidakora neza. Nyagasani Yezu yatangiye kuguha ubuzima, igice cy'ibumoso kitakoraga. Kandi yakijije wari ufite ikibazo cy'ikiganza, ukuboko kw'iburyo nako
kwajya kukurya cyane ariko ukaberwa ikibazo ufite. Abo bantu bose Yesu yabakijije. Ushimirwe Yesu. Yesu kandi yagiriye impuhwe. Hari abana bigiriye inama bavuga ngo ko mu ivanjiri hari abajyanye ikimuga imbere ya Yesu, mwagurutse muje gutakambira umubyeyi wanyu maze igihe kirekire atabyuka. Yesu yamukijije. Muraza gusanga yatangiye kweguka kandi amaze igihe kirekire kirenga imyaka 10 arwaye. Ushimirwe Nyagasani. Uri mwiza Yesu. Ushimirwe Nyagasani. Hano hari umukobwa urwaye indwara yo kwikubita hasi, ikaba yaratumye atabasha no gushaka. Yesu yagukijije. Hakaba hari umugabo abandi bazanye barwaye kanseri yo mu maraso. Yesu yagukijije. Ushimirwe Nyagasani. Hano kandi hari n'umugore urwaye indwara igihe kirekire cyane yo kuva amaraso. Indwara yakubayeho ikigeragezo, inaguteranya n'uwo mwashakanye ntimwabana neza, ariko Yesu yagukijije. Ushimirwe Nyagasani. Hano hari umubyeyi wazanye umwana wagize ikibazo, ntagire igikuriro, ntabashe no gukora ibyo abandi bana bakora barimo bakura. Kwa muganga bakubwira ko afite ubwonko bukeya. Yesu nawe uwo mwana yamukijije. Ushimirwe Nyagasani. Nyagasani Yesu kandi nk'uko twabivuze mu gusenga igihe twarimo dusabira rino sengesho, yatubwiye ko hari abantu baje hano igihe kirekire, harimo abatangiye kurambirwa cyangwa se bibaza ngo ese jyewe kuki abandi bakira jyewe ngasigara. Yesu yakijijemo abantu benshi, harimo ab'umuhamagaro, harimo abasaba urubyaro, ndetse n'abandi barwaye indwara zimaze igihe kirekire. Ushimirwe Nyagasani. Hari umubyeyi wakurikiye iri sengesho kuri YouTube, warwaye nawe yagize umuvuduko w'amaraso, arwara ndetse na diabete, ariko akaba yaheze mu buriri. Yakurikiye nubwo ari mu gitanda cye. Mu kanya mu gihe twasangiraga sakramento ritagatifu mu guhazwa, yumvise ababara cyane ndetse abamuri iruhande bagira ubwoba, ariko Yesu yamukijije. Ushimirwe Nyagasani. Ushimirwe Nyagasani. Shimirwa Nyagasani. Hano hari umugabo nawe wafashwe n'uburwayi bumeze nk'ibibembe. Uruhu rwe cyane cyane ahantu hatagaragara, bigaragara ko habembye, hahinduye isura. Nyagasani nawe yagukijije. Shimirwe Yesu. Shimirwa Nyagasani. Uri mwiza Yesu. Uri Imana yacu. Ni wowe udutabara, ni wowe utubona mu bihe bikomeye. Iyo byatuyobeye ni wowe uhagoboka. Ni wowe Nyagasani twiringira maze ukadutabara. Shimirwa Yesu. Amen. Shimirwa Yesu. Twese Yesu yaduhaye kado. Tumushimire. Yesu yaguhereje icyo wamusabye. Tumushimire. Tumutegere amaboko. Tumuvugirize impundu. Tumushimire. Ni mwiza.
ni mwiza n'umunyampuhwe ntabwo ahinduka ntabwo yaguciriye urubanza ahubwo aradusekera kandi Yesu yaduhaye umugisha twese yaduhaye umugisha yahaye umugisha ababyeyi yahaye umugisha abasore yahaye umugisha abihaye Imana yahaye umugisha abakobwa abakecuru n'abasaza twese yaduhaye umugisha abana yabateruye arabahobera abaha umugisha nitwishime tunezerwe uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu habwa impundu Nyagasane habwa amashyi Nyagasane icyubahiro ni icyawe uri nyir'ububasha uri nyir'ubutagatifu turagushimiye Nyagasane turagushimiye Yesu mumwongere amashyi n'impundu byinshi cyane tumushimire Yesu uri mwiza Nyagasane turagushimiye kandi turakwimitse mu ngo zacu turakwimitse ku kazi kacu turakwimitse mu gihugu cyacu turakwimitse Yesu turakuyobotse Nyagasane tuguhisamo ibihe byose ntabwo tuzatandukana nawe tugiranye isezerano nawe Nyagasane kubera ko dukunda turagushimiye uri mwiza uri Imana yacu habwa icyubahiro Nyagasane impundu ni zawe Yesu impundu ni zawe Nyagasane impundu ni zawe Yesu amashyi ni ayawe Yesu uri mwiza Yesu uratangaje Yesu uri uwo kubahwa Nyagasane shimirwa Yesu shimirwa Nyagasane turagushimiye kandi natwe turishimye tuzabivuga hose kuba tugiriye neza tuzabwira abatakuzi kuri umukiza turagushimiye nta kindi twabona tukwitura tuzajya tukwirahirira Yesu reka tukunamire mu cyubahiro ukwiye mwami w'abami Sakramento ritagatifu isezerano rya kera ryacaga amarenga nirikurwe ntirishya ukwemera kujye kuturangiriza ibinanirwa n'ubushishi bwacu mwana nibasingizwe nibashimwe nibogezweho se nibatinywe bayobokwe nubakomokaho nasingizwe nawe waduhaye umugati wo mu ijuru ufite uburyohe bwose dusabe Nyagasani Yezu Kristu wadusigiye urwibutso rwawe bwawe muri iri sakarano ry'agatangaza turakwinginze uduhe kubaha amayobera matagatifu y'umubiri n'amaraso byawe bitume twiyumva mu budahwema imbuto zikesha ubucunguzi bwawe ubana n'Imana Data mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu
uko ibihe bihora bisimburana iteka. amen. Nihasingizwe Imana, Nihasingizwe Imana, nihasingizwe izina ryayo ritagatifu, nihasingizwe izina ryayo ritagatifu, nihasingizwe Yezu Kristu Imana rwose n'umuntu rwose, nihasingizwe Yesu Kristo Imana rwose n'umuntu rwose, nihasingizwe izina rya Yezu, nihasingizwe izina rya Yesu, nihasingizwe umutima we mutagatifu, nihasingizwe umutima we mutagatifu, nihasingizwe amaraso ye matagatifu rwose, nihasingizwe amaraso ye matagatifu rwose, nihasingizwe Yezu Kristu mu isakaramento ritagatifu ry'Ukaristiya, nihasingizwe Yesu Kristo mu isakaramento ritagatifu ry'Ukaristiya, nihasingizwe Roho mutagatifu muhoza, nihasingizwe Roho mutagatifu muhoza, nihasingizwe umubyeyi w'icyubahiro w'Imana Bikira Mariya mutagatifu, nihasingizwe umubyeyi w'icyubahiro w'Imana Bikira Mariya mutagatifu, nihasingizwe ubutasama mu icyaha bwe butagatifu, nihasingizwe ubutasama mu cyaha bwe butagatifu, nihasingizwe ijyanwa rye mu ijuru ryamwimakaje, nihasingizwe ijyanwa ryo mu ijuru ryamwimakaje, nihasingizwe izina rya Mariya umubikira n'umubyeyi, nihasingizwe izina rya Mariya Bikira n'umubyeyi, nihasingizwe Yozefu mutagatifu umugabo udahinyuka, nihasingizwe Yozefu mutagatifu umugabo udahinyuka, nihasingizwe Imana mu bamarayika no mu batagatifu bayo, nihasingizwe Imana mu bamarayika no mu batagatifu bayo. Kristo Yesu akuzwe. Mbere yo kwakira umugisha ni sakramenti ritagatifu, tugiye kwakira umugisha w'amazi n'umugisha w'ibikoresho by'ubuyoboke. Abafite amazi n'ibindi bikoresho mubishyira ahagaragara. tubanze duhe amazi umugisha. Dawe Mana soko y'ubuzima n'ubutungane, wahaye abantu amazi atanga ubugingo n'ubusukure, manura umugisha wawe kuri aya mazi, avugurure muri twebwe ingabire y'abatisimu twahawe, kandi atubere ikimenyetso cy'umugisha wawe ku bwa Kristo umwami wacu. Dusabe umugisha w'ibikoresho by'ubuyoboke. Uragasingizwa Nyagasani, wowe soko y'imigisha yose, unezezwa n'ubuyoboke bw'abakwemera, ukareba n'impuhwe abagaragu bawe, umva n'impuhwe amasengesho yacu, uha umugisha ibikoresho by'ubuyoboke, uha umugisha amashusho, ibitabo, imidari, impeta, amashapure, imisaraba, amazi n'ibindi, maze mu gihe babikoresha, babyambaye, babireba, babyifashisha basenga, barushaho gusa na Yezu Kristo umwana wawe ukunda, we mubana mugategekana iteka ryose. Amahoro ya Kristo nasakare mu mitima yanyu, ijambo rya Kristo ribaturemo, ibyo mukora n'ibyo muvuga byose be mu izina rya Nyagasani Yezu. Nimujyana amahoro ya Kristo. Muri iri sengesho twaherekejwe n'umubyeyi Bikira Mariya
mwe muretse gutaha korali dufashe dushimire uwo mubyeyi utuba hafi igihe cyose